yasuzuguraga ariko ibimuteretsemo byari umuriro utwika mediya. Umva, nubwo wibona gutyo ariko hari imbaraga zidasanzwe zikorera muri wowe. Hari imbaraga zidasanzwe zikorana n'ubuzima bwawe. Hari imbaraga zidasanzwe zituma abarozi batagushobora. Hari imbaraga zidasanzwe zituma udasara abarozi basaza bahari. Hari imbaraga zidasanzwe zituma udatusha. Hari imbaraga zidasanzwe zituma amaso yawe akireba. Hari imbaraga zidasanzwe zituma amaguru yawe ari mazima. Hari imbaraga zituma urugo rwawe rugihagaze. Hari imbaraga zituma utaratusha. Hari imbaraga zituma utari wasara kandi bigusoza uturanye nabyo. Uri umuntu udasanzwe nubwo wisuzugura ariko uri udasanzwe mu maso y'Imana. Uri udasanzwe kuko ubutunzi bwawe yabushyize muri wowe. Igituma ubutunzi buri muri wowe ni ukugira ngo ubangamire izindi mbaraga zose. Iyo tugenda hari ibyo tumenagura. Iyo dusenga hari ibyo tumenagura. No mu mayira hari ibyo tumenagura. Abo yatoranyije yabahaye izindi mbaraga. Abo yohereza mu murimo yabahaye izindi mbaraga. Abo yahaye urushako hariya muri abakirisitu hari ibigirwamana bihakorera yabahaye izindi mbaraga. Humura muri wenyine. Bibiliya ivuga ngo abiringira Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ahubwo uruhamya iteka. Kuko imisozi igose Yerusalemu ni ku Uwiteka agota abantu be hereye none ukageza iteka ryose. Ubundi tubayeho mu buryo bwo kugotwa kandi ndagira ngo mubwire ibikurwanya wabibereye umusozi. Bibaza uri muntu ki? Bibaza uri tisiki? Bibaza byarabacanze bagushakiye mu nkari byara, bagushakiye aho bakandagiye byara, batwaye imyenda byara, bareteho baciriye byara, barakugendeje barara babyina byara, bohereza amahembe byara, bagutumye inshuti zawe mugendana byara, baguhaye imbisi, baragushyinguye biranga, baratekinitse biranga. Umva mama, abiringira Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa. Kuko uwo musozi uhoranye iteka. Nijoro urahamye uraryama ugasinzira. Biratangaje ari ijambo ry'Imana rifata umuntu w'ibiro 50 rikamuhindura umusozi. Biratangaje ari ijambo ry'Imana rifata umugore utarize ariko akaba umusozi. Biratangaje ari ijambo ry'Imana rifata umuntu uciriritse rikamugira umusozi. Nubwo isi dutoza ariko Imana iratwemera. Nubwo isi itatwubaha ariko Imana iratwemera. Kandi ndagira ngo mutangaze nubwo ubona wisuzugura ariko abakurwanyije nibo bazi ibikurimo. Kuko hari benshi bishe ariko wowe waranze. Wababereye umusozi, wababereye umusozi. Rimwe na rimwe uzajya ubona muhuye ubone bafite isoni. Nujya gukora ubone barakaye bari gukangagura bene. Bazi amajoro baraka, bazi uburyo bakira, bazi inka zabo n'ihene zaraki, bazi amafaranga ukuntu agiye kubashyiraho kugira ngo ube wapfuye cyangwa wasaze. Bazi ibiguzi batanze ku rugo rwawe no ku bana bawe. Bazi uburyo bahize ubuzima bwawe bikaba byarabacanze. Iyo muhuye rero bakanja kuramenya ukabona ari kureba hasi, nta bindi aribaza ati ishimwe bigatisha. Guhura nawe uramubangamiye kubera ko ibyo agambira bitakunda. Ndagira ngo mubwire umusozi utetse. Umusozi ni uwa leta, ntabwo umusozi ari uw'umuntu. Umusozi ni uwa leta. Kugira ngo urandure wabanza kujya kubwira leta icyo urandurira n'icyo ugomba kujya kuwushyiraho. Ubwo rero utabasha kujya kuvugana na leta, niyo mpamvu utatuma umusozi ugira icyo utwara. Icya kabiri, mu buryo bw'ubumana rero umuntu Imana rero ikamushyiraho ni Imana ifite itangira rye.
ikagira n'iherezo rye. Nicyo gituma rero kugira ngo umukureho wabanje kujya kuvugana n'Imana. Ubwo utabasha guhinguka imbere y'Imana, niyo mpamvu uzatanga inka bigapfa, ugatanga ibitambo bigapfa, ugakabyina bikananirana, ukambara amakoma bikarangira, ugatanga amafaranga bikanga, umusozi ugakuba umusozi. Haleluya! Ariko mujya mureba abanyacyubahiro bakomeye iyo bahagurutse bagenda ahantu koroteje baba bafite. Mujya mureba mujya mureba koroteje, mujya mureba ngaho reba nawe aho utuye naho ugende, reba icyubahiro cy'Imana kiba kikuzemo. Pawulo aravuga ngo si ibyo ugaragara, ahubwo ari Kristo mu ntambara zacu, ntabwo ari twe turega agahanga. Yesu niwe ugaragara imbere y'amahembe, ayabwira ati iyo bakubona baba barakurangije kera. Mbabwiza muri referanse yabwiye uwo bita Baraki yahamagaye Baramu, uramubwira ngo njya kubamvume ati kandi ndabizi umuntu w'umugabo, ndateka tugiye n'icyo iteka mubwira n'icyo ndabwira gute. Umusozi wa mbere bahatanga ibitambo, ndajya kubavuma, aravuga ngo ntabwo navuma Imana sinarakarira Imana itarakara. Arangije aravuga ati ikindi kandi Uwiteka yategetse kubahisha umugisha. Ariko ngoga ati aya magambo adanezeza. Haleluya! Barongera bahindura ubugira bagati ahubwo ndebetswe, ati ngiye kubona ngo intare ijyanye hagati muri, kandi iyo ntare imeze nk'ingoro ibundanye imeze gutya. Mu yandi magambo iyo ntare yari Kristo Yesu. Haleluya! Ati ikindi kandi mbona mu kubaduka imeze nk'ingabo, kandi ntabwo yatuza itara ry'umuhigo wayo, rinywa amaraso y'umuhigo. Imana ishimwe. Mu yandi magambo agiye kuvuma Isirayeli yarabuze, ahubwo atangira kubona intare ibundira imeze gutya, ubundi abatunguwe n'amaso. Iyo bagiye kugushakisha Imana ibaka amakuru yawe, kuko hari igihe bibwira ngo cyane mu bisokuruza by'iwanyu byaba kanaka ibyo kubera gucungura n'amaraso, wakira ikindi gisokuruza byawe. Haleluya! Nicyo gituma iyo bitwaje ibisokuruza by'umubiri bakajya gushika, haza ukuriye igisokuruza kiba mu bitemanwe, kandi kimurana n'umusaraba we, akitambika akavuga ngo ibeshye ndakumena. Uriya yarafashwe. Yesu mwana w'intama w'Imana. Pawulo aravuga ngo si ibyo uriho, ahubwo ari Kristo uri muri jyewe. Imana nihabwa icyubahiro. Icyo gihe yongeye kugerageza, najya kubonabona ngo hari umugabo muzakomoka muri bo, aravuga ngo kandi amahanga azayaragize ngo ni icyuma. Yavugaga Kristo uzagera gute? Uzaza. Imana nihabwa icyubahiro. Amen. Murabizi ko Mose ageze mu Egiputa baramubajije ngo iyo Mana yawe ntayo nzi, iyo Mana yawe ntayo ngize gute? Ibindi kuki muri kurangara n'inkono y'Imana. Buriya rero ni agacango Satani abakoze. Amen. Amen. Isi bisa yose ndayikonsomye kweli. Amen. Etiyo Mana yawe ntabwo tuyizi, kuko bari bazi gusenga ibibumbano, bagasenga ikirere, bagasenga inzuzi, bagasenga iki, bagasenga ibindi bintu bitari Imana, bagasenga n'abantu. Jije aramubwira ati rero turashaka ikimenyetso cy'iyo Mana. Arangije arambitse yavanye hasi, ayambike hasi, hindutse inzoka nini
aho umugabo yicaye araseka araseka, ariko mama araseka ariyongeza, nawe ntiyamenye ko ibyo ari guseka aribyo bigiye kumukora. Ibyo yadushizemo rimwe na rimwe iyo bitangira gusetsa abanza, ariko byibitsemo kubarinda. None se reka mbaho n'urugero rwa Bibiliya. Umugaragu w'Imana Dawidi ahingutse ari kuzunguka mu metso, yifitiye n'inkoni, ngo Umufilisitiya aramureze, ngaraseka, ngarangije ngamuva mukwena mu mana yacu, ubwo yateze kuntera n'inkoni kugeza ngo ndiyimbwa. Uyu nari muri sisiteme yibukiye Abrahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, yivuga bikategeka bigakomera. Yamuhaye gushwanyiriza intare agashwanyiriza idubu, arimo arayamamaza. Yamenya ko ibyo ari guseka ariko Imana ikumira imbaraga zirangaza abanzi kugira ngo barindurwe na so. Abatumva ari muvuge amen. Iyi Pentekoti guhindura gutyo mu izina rya Yesu. Ariko ma ndafashijwe kandi amen. Bibiliya itugaragariza iki? Aragenda ahamagaza abakonikoni bose n'abateratemuza hano bashaka. Cyane hari umugabo arangirishije nyamara, abandi bateza gukinishije kudatimurere ikintu bakoze. Abandi ati ibyo nabyo baragenda bapfuruga za nkoni zabo, barangije barambika aho ngaho. Havamo inzoka nyinshi zigaragaraho muri stade. Inzoka y'Imana niyo nkoni ya Mose, arizo za mbaraga zitagaragara ariko zikora ibigaragara. Be izo mbaraga zijya zireka iza Satani zikabaza zikigaragaza. Haleluya. Ziri kwigira gutya zigaragambije ngo ziri guterwa. Umuhanga umwe yaravuze mu bya Bibiliya ngo iyi nzoka yaravuze ngo ibwira izo nzoka zose ngo mwese ndabategetse musubire umoja ku murongo. Ngo ako kanya ijwi ndiyita ko cyumva zita ko zumva ijwi ryivuze, kuko izo mbaraga zirategeka. Ngo izo mbaraga zose ziregerana, izikorera mu nkuba, izikorera mu bitega, izikorera mu mahembe, zose ziregerana. Ngo zimara kwegerana ngo irangije irazibwire ngo inzoka y'Imana ngo mwese ngirasa mbabone mwahamukiya. Mose ngabone burangiyemo bwose, ngarangije abagize gutya agafashe wa murizo wa yanzo, abone yindutse inkoni yereka Farawo ati do. Abwira abakonikoni bose ati do. Abwira abagore b'abakonikoni ati do. Areba abagore b'abapfumu, abakobwa b'abapfumu, abagabo b'abapfumu ati do. Nga nimwongere bashe aho mwahereye, nimwongere do. Abandi barebe baravuga ati nkuba zangira eshanu arazifashe, amahembe ya ngiryi nane arayatwaye. Ndareba avuga ati ibyo navanye hehe byose arabijyana. None uriya mugabo imbaraga afite yagendanaga ko yibitseho n'izacu, iki gihugu agiye kucyubika. Ngo barangije bafashwe n'igiteburo n'ubwoba, ngo bakina rugeri banyuka, ngo bajya guhingira ku musozi hejuru yo, bari guhunga umugabo w'Imana, bari guhunga imbaraga z'Imana, bari guhunga gukora kw'Imana. Imana ishimwe, Imana iguha imbaraga zimenagura iz'abarozi, zimenagura ibikorwa byose mu mwijima, ku buryo n'abakorana n'izo mbaraga bakureba bakaba muri ishyano. Dawidi yaramuzengereza njye ni ishyano ritangaza benshi. Iyo dufite izo mbaraga tuba turi ishyano ry'abatwanga n'abatwangiza n'abaduteka. Sifa kwa Mungu. Ubundi se utari ishyano ariko uza amarozi baguhaye ngo upfe, kuki utapfu? Urukumva wowe utari umurozi se? Niba kubwira ngo ujye ubyemera, niba kubwira ngo uracisha ujye ubyemera. Ubuzi ibintu batekinitse bakabitangaho amafaranga kandi ntutekereze ko aba ari wowe babigira, abandi n'abandi baba barabikoreye bikabasohoraho. Ariko wowe udapima n'ibiri ry'itanu, wowe utagira namba, baragerageje byara nawe uraruga, nawe uracisha,
ariko rigucishe koko nuko wizeye umugabo, nuko wizeye Yesu. Imbaraga ziri muri Kristo Yesu nizo zigukorera, nizo zitugira abo turi bo. Imana nihabwa icyubahiro. Izo ni imbaraga zizeho, izo mbaraga zijya zisenya z'abadayimoni, kabone nubwo zaba zimaze igihe. Imana ni ishimwe cyane. Abo ni abantu ba mbere, ni umuntu wa mbere. Se mbabwire iki? Mbabwire umugabo bita Samusoni. Samusoni uyu nguyu Imana imuhamagara, yamuhamagaye nka kwa kundi navuze mbere. Yari umuntu usanzwe ariko imuha imbaraga zidasanzwe. Murabizi ukuntu yakubise Abafilisiti induru zikavuga. Wibaza aho leta y'Ubufilisiti ivuga ati turatsinzwe, baragenda pe. Ariko ndashaka kugera aho yafashe ingunzu zigera muri 300, akazihamagara ati mwese basha mwangunzu mwaho muri mwisha, ndabahamagara ati karamere. Bimwe ipfupfunuka ebyiri ziza hariya zigere kuri 300. Reba zimuzengurutse. Reba Samusoni umuntu arimo aziganiriza zibwira ati basha imirizo hejuru. Reba zose zizamuye, imirizo 300. Reba iyo senari ariko imbaraga z'Imana iki iyo turi mu mwuka hari ibintu dutegeka, hari ibintu tubwira kumva. Imana nishimye. Noneho arangije aravuga ati nimungire gutya. Reba abohekanije, reba afashe ifumba y'umuriro ati rero bashaka muragenda umujyamo ni mu mirima y'Abafilisitiya, ziriya ngano mbategetse kuzikongeza. Reba inyagwa zirukanka ari 300 zibohekanye zihetse umuriro, ntuzitwike ariko mwakagira Imana. Noneho zirangije zigera ahantu mu mirima hagati zirawusangaza gutya uranashami, ziba ziratandukanye zirigendera. Harya ubuzima bwawe kubona igiceri kwirukanka wabona ihugu kujukara rudasinziriye, ubwo uracyafite imbaraga z'Imana muri wowe. Mana fasha cyane. Igihugu yagesha igiceri ko ariko kagira wowe wakirukana Satani ukigira ubwoba bene ko kaje. Ariko Samusoni yari mu mbaraga. Abafilisitiya bararakara, baragenda bamukorera urugo. Kindi gihe arangije yijyanira mu isenga y'ikirwa cya Etamu, aguma aho ngaho ari umunyembaraga. Bene wabo Abafilisitiya barababwira ati turabica turabarangiza, turashaka umuntu watinyutse akaza gukora imyiza. Baravuga ati turamuzi ni Samusoni. Ati nimugende mumuzane. Bamusanga mu buvuma ryabo, namubwira ati vayo, Abafilisitiya baje kudusumira, ntabwo dushaka gupfa, wowe dushaka ati turakujyana. Baramuboha, baramuzira, baramushorera. Kuko yababwira ati mundahire mwe ibindi mwicecekere. Ariko muri mu muhamagaro ntabwo bene wanyu nabo mukorana umurimo aribo bazaguha agaciro, keretse yaguhamagaye yonyine. Umuntu arakubaha akarushaho kuririmba, umuntu arakubaha akarushaho gutanga amaturo no gukontribura mu murimo w'Imana, kandi arakuboshye agakomeza kwigira imbonera, akigira umuntu muzima. Umuhamagaro urarwanwa, ibyo mubimenye. Ntabwo bene wanyu aribo baguha agaciro, keretse yaguhamagaye nikomeza kugushyigikira. Kandi hari ingingo basenga ngo Mana dukeneye ko umurimo wawe waguka, ukagura abakozi, ukazana abakozi, ugatanga impano. Ibyo bisohoye baba ba mbere kurwana. Bakanaka asigara abwiriza, sigura yabwiriza andushita kose, andusha amafaranga akana kariya akagabo nakariya gahagarare kabwize abantu bafashwe kuri akabarata. Wewe uriya n'umudayimoni, uriya niwe mu rugo ntashuka agira ikibazo. Ubwo baratangiye ibyo bihuriye, ubwo kugira ngo agire gute amucire amagambo yo kumusebya. Nutangira uvuga ngo ati n'abadayimoni, nyamara ibintu warabisengeye mukajya n'ahandi ikiganza ku murwayi agakira ati ni nyuka bani kuzimu. Kandi ibintu warabisengeye. Gusenga ni ukwanyu, gukora ni ukw'Imana izakora uko ishaka. Ikorana ni uko igira ngo ikorane nabi igira gute ishaka. Icyawe ni ugusenga. Bishatse kuvuga ngo ni wowe Imana izakoresha ibyo, wowe senga
masengesho Imana nizikiza yakoresha. Sifa kwa Mungu. Amen. Murimo wawe n'ugusenga ariko bijyanye bibaza y'Imana ihembura umurimo abantu bakaba bambere gusenga iby'Imana irimo yo. Sibyo n'ibicibije guteka Imana ifashe. Amen. Baramuzirika baramushorera bagenda bazi ngo bamuziritse. Abafilisitiya bakubona ngira bakoma karu ariko nubwo bari bamuziritse baziritse uw'inyuma bazirika umubiri ariko imbaraga zitagaragara ntazo bari babuze. Yari Samusoni barebaga ariko imbere hari undi muntu batazi. Haleluya. Basipesi yazubanyire neza ubenyira Mariza ubeka Mariza ubese ibishyimbo ubenyira birayi ariko muri wowe hari undi muntu batazi. Reka bakubone kuri igikara, reka bakubone kuri gato, reka bajye bavuga ibyawe inyuma ariko iby'imbere biragoye kubimenya. Cyakora bakubona warakubiswe ariko muri ejo ntacyo bazi. Nicyo gituma Imana iturebera muri ejo ntabwo iturebera muri none. Nari mubwiye ngo ntabwo iturebera mu byo bavuga n'ibyo batekinika. Umva nubwo bakubona mu munyantege nkeya n'ibyo bagukorera bakabona bizakubasha ariko uri umunyembaraga. Haleluya. Wiraba ibyakwiboheyeho hari imbaraga zizabikubohora. Sifa kwa Mungu. Sifa kwa Mungu. Byaratangiye ariko gusoza kwabyo tuzamenya ukuntu byavuye muri wowe kuko hari imbaraga zishobora byose zizabicagagura. Samusoni ageze hagati muri bo. Hagati hehe? Baramwitegereza baramureba. Bamara kumureba ngo yumve imbaraga zitagaragara. Ayiwewe yumve imbaraga zitagaragara ngo ziramwuzuye mu maguru ngo zigeza mu musatsi. Yumva zatanze amaboko babashe ngarangije ashwanyaguza imigozi yaha ashwanyaguza yaha atera umugeri guca arangije arabatinyuka amara kubatinyuka yumva imbaraga ziramwuzuye ngafata urwasaya arubanyuzamo gutya igihumbi baragwira abandi barakinagera. Dushimiye undi iyo turi mu mwuka duhangarira iteye ubwoba. Uko Samusoni yahangaye intare akayibona nk'umwana w'ihema agashanyagura agahangara Abafilisitiya agahirika bakaba ari imirambo. Namwe iyo turi mu mwuka duhabwa imbaraga zo gutatanya imbaraga zose z'abadayimoni. Hari ibintu dusenya, hari ibintu dushwiragiza, Imana ntihabwa icyubahiro. Iyo dusenze byerekejwe n'imbaraga z'Imana abadayimoni barasenyuka, ubwami bw'ikuzimu bugasenyuka. Iyo turirimba birimo imbaraga z'Imana ubwami bw'abadayimoni burashwanyagurika. Iyo dusenga imbaraga z'Imana nizo zimanuka zikarimba kuri wifurije kuzura imbaraga z'Imana. Uko zabanye na Samusoni zongere zibane nawe, zongere zigutinyure imbere y'abahuzi bakuru bose. Abo muri karitsiye we kubatinya, reba imbaraga z'Imana ziri muri wowe. Sifa kwa Mungu. Ibikugose we kugira ubwoba ibukuriwe muri Kristo Yesu. Haleluya. Bibiliya mubabwiye ntacyaha ufite turatinyuka. Umukiranutsi ashobora ubwoba akamera nk'intare. Sifa kwa Mungu. Samusoni yari umugabo nkawe, yari umukobwa nkawe, yari umusore nkawe. Wumva izo mbaraga ntabwo zakishe, nizo mbaraga ziturimo tuvuga. Izabanye na Samusoni ntabwo zaragiye n'uyu munsi ziracyakubanira. Ababyumva nimuvuge amen. Haleluya. Mugabo bita Dawidi izi mbaraga zibana nawe. Igihe kimwe agira ahantu ku rugamba. Hehe ku rugamba. Reka mvuge kuri te za mbaraga zose zarwanyaga
iminsi ngahe yivuga. Icyambere yatukaga Imana ya Isiraheli, icyakabiri agatuka umwami, gatatu agatuka ingabo. Mbega icyaha gikomeye. Aravuga ngo ntabwo muri abagaragu basaba, muri mwebwe nihagamo umuntu aza kurwana, nabafasha kunze tuzaba bari tw'abantu, ariko nanjye nimutse muzaba bari tw'abantu. Akatuka iminsi 20 irashe. Reba ingabo zose nasaba ingabo mukuru bari bari mu muvumo, bose bishe Goliyati bamubona bakagira ubwoba, induru zikavuga. Ariko Imana y'amahoro yohereza Dawidi aje kubagemurira no kumenya amakuru y'urugamba. Kandi cyari kimuzanye kwari kurwana, ariko mu buryo bw'Imana yari raporo yari bahaye, kuko bari bageze ku rwego bananiwe. Haleluya, amen. Mu buzima bwawe Imana ikoherereza umuntu ariko utazi ibyawe. Yego, ukeneye umuntu utazi ibyawe ariko akabimenyera kubitereye, kuko aba bantu muziranye rimwe na rimwe yaguhaye igitenge agenda avuga ko ari we wakwambitse. Abantu muziranye yaguhaye akaro k'umuceri agenda avuga ngo ni wowe umugizi. Ariko uyu muntu uwoherejwe n'Imana ari furuta akamenyera ibyawe kwite, yabimenya bikora neza, kandi bajya bo muri karitsiye ntibamenye uko byagenze. Ukwiye umuntu nk'uwo nguwo rero uzoherezwa n'Imana ariko akaba atazi ibyawe, akabimenyera hehe. Kandi Imana igeza kuri tewe, aho bakuvugira, aho bakwitiye amazina, aho bavuze ngo muzikamira ntayimba, aho bakwiteza iminsi, aho bavuze ngo arashatse ntazarumaramo kabiri, aho bangara babyaye ariko ntazabarira, kandi bavuga ngo tuzaba tureba, bakaguha iminsi uzaba ushyize ingutiya ku mutwe. Imana irabizi, izahagera, izigaragaza, sifa kwa Mungu. Kuri terere Dawidi barahagurutse, abarahageze n'imitima ku mutwe. Ahagereye kubona umugabo arimo yivuga avuga bya bindi navuze. Dawidi aribaza ati ko uriya mugabo ubundi yigeze acebwa batihoya iki? Uriya mugabo yabaze Imana yo mu ijuru ati kada none ahangara umwami agahangara n'Imana gutagahangara n'ingabo. Sawa, noneho rero ubundi bimeze gute? Ati umwami yavuze umuntu wese uzakwitura mu Filisitiya akamutsinda, icyambere azamuha umukobwa we, cya kabiri azamuha ingororano ikomeye, ikindi azamuha amahoro menshi mu gihugu. Dawidi abyumbatiye, mwene wabo aravuga ati ariko wakahungu no kwirya uje kuri ntaba bwagutamo kandi ariko turapfiki. Ukumva umuntu ukuzi mwene wanyu ntabwo yabushyigikira mu kamagaro, kuko hari amateka uzimo bakubona nk'udashoboye. Ariko dushima Imana kuko abantu bakure basiga Imana kure. Sifa kwa Mungu. Abamubwira ijambo ryo kumuca intege, abamubwira ijambo ry'igihosha, arangiza ajya ku wundi. Reba aho umwami agera ubwo ashyiraho Mikali akamutera, akamupetinga. Umukobwa wa mbere mu gihugu, buriya nubwo abamisi babaho, ariko bundi umukobwa wa mbere aba ari umwami. Nuko noneho Dawidi arangije aratuma ati mugende mubwire aya makuru bayabwira Sawuli. Sawuli aramuhamagara ati mwami, ko nakuzi mu gisirikare ubundi warwanye, uriya Mufilisitiya amenyereye intambara, ubundi wowe uri mu rugo. Amubwira ijambo rikomeye ngo njyewe ubundi ntawe nzi, ariko umugaragu wanjye sumba Imana ikwiye kugaragara, abahanuzi Imana ikwiye kugaragara, abakobwa iyo mwize ikwiye kugaragara, abaze gusenga ni igihe cyo guhamagara yacu. Ivuga bikaba, itegeka bigakomera, ntabwo ari Dawidi, ntabwo ari Leo cyangwa ntabwo yahunze, yagiye Kongo, iri muri twebwe, ikiri tubira n'imirimo igenda ikora, iravuga bikaba, yategeka bigakomera.
imbaraga iri hejuru y'amajuru, ntabwo igifatwa ahubwo irafata, ntabwo ikiranizwa ahubwo irananiza, ntabwo yicwa ahubwo irica, ntabwo irenganya ahubwo irarenganura. Yewe nuko afashijwe, hari amaboko y'Imana, hari imbaraga z'Imana. Uyu mugoroba yarasema buri munsi bimenyeka. Sengesho ry'umugoroba uyu munsi bimenyeka. Sengesho ry'umugoroba uyu munsi bimenyeka. Sengesho ry'umugoroba bimenyekane ko twasinze. Haleluya. Ati umuriro uva mu ijuru uraza umanuka gake gake, wataka imirire, wataka amazi, wataka inyama, kuva ku mahembe kugeza ku binono. Uragenda umenagura amabuye, uragenda wataka ubutaka, imvura iratumuka. Abahanuzi ba Bayali bikubita hasi bagera muri 800 baravuga ngo Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Umuriro umanuka, umuriro umanuka, umuriro umanuka, utwike imigozi, utwike karande, utwike uburwayi, utwike ubugumba, utwike ibiteye ubwoba. Mu masengesho tugiye gusenga, umuriro umanuka, abarozi babimenye, abapfumu babimenye, abatemera Imana babimenye. Nihamanuka umuriro, umuriro ukaza ugatwika amazi, ugatwika inkwi, ugatwika inyama, ukamenagura amabuye. Ni kwa ibintu bikwiye guhura n'umuriro. Bibiliya ivuga ngo yafashe abamarayika ibagira imiyaga, ibagiye ku bagaragu bayo aribo twebwe, iduhindura umuriro. Ya mahembe akuriho niyumve umuriro mu izina rya Yesu. Bwa bukene bukuriho nikumve umuriro mu izina rya Yesu. Ya magambo nahure n'umuriro, ya ndwara yawe yananiranye nihure n'umuriro. Nageze mu kirere cyo guhanura, ubu bukene bwananiranye tubitwikishije umuriro, ibiteye ubwoba tubitwikishije umuriro. Ehereza umuriro ku bana, ehereza umuriro ku bayobozi bo muri karitsiye, ibyakunaniye, ibyagufashe, ibyakugize ububasha, hamagara umuriro, ohereza umuriro, umuriro w'Imana nutwike imikorere y'abadayimoni ku buzima bwawe. Uyu muriro nukumanukire, uyu muriro nukuze mu maboko, nukuze mu magufwa no mu isokoro. Uyu muriro nugere mu banyempano, uyu muriro nugarure guhanura muri wowe, uyu muriro nuzane iyerekwa, uyu muriro nutwike ibyaha, uyu muriro niwirukane intege nkeya, uyu muriro niwirukane amahembe, uyu muriro nushirize kanseri, nushirize sida. Ndumva umuriro, atura umuriro, ohereza umuriro. Turi mu mwanya wo gusenga, hari imbaraga z'umuriro. Imana ni umuriro ukongora, Imana iratwika, Imana iratugiranirwa, Imana iri hejuru y'amajuru. Twatuye umuriro, duhamagaye umuriro. Umuntu nkatwe arasenga cyane, umuriro